Yes, waba warigeze kumva amateka mu bitabo byandika cyangwa se ukumva amateka ku maradiyo atandukanye. Ahangaha turi ni mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu karere ka Gatsibo, by'umwihariko mu murenge wa Ngarama. Uyu murenge wa Ngarama ni umurenge ubitse amateka menshi cyane, ni umurenge ufite amateka yagiye aranga igihugu cyacu, ni umurenge ufite amateka guhera ku ngoma ya cyami hawuze hitwa mu Mutara w'Indorwa. Aha niho habaga igisiga cyitwaga Saruhara Nkomokomo, umwami w'ibishwi n'ibisiga. Ni igisiga cyategaga abantu babaga bagiye gutura amaturo ibwami, kuyatura umwami, hanyuma icyo gisiga kikabatega kikabica. Cyari igisiga kinini nk'uko tugisoma mu mateka, kuko ni igisiga cyashoboraga kwica abantu bagera muri 15 bose, hanyuma kikaba cyanabica kikabaterura kikabatwara. By'umwihariko urumva ko cyari igisiga gikomeye. Hanyuma haje kuva umugabo witwaga Ngarama. Ngarama rero mu gitaramo cyo kwesa imihigo, mu gitaramo cya baraye inkera bataramye, Ngarama yaje kubwira umwami ko azica Saruhara Nkomokomo. Umwami asa nk'utunguwe cyane kubera ko abantu bose baragitinyaga, hanyuma aramwemerera. Uyu Ngarama rero ahangaha niho bita mu bitare bya Ngarama, niho haturutse ayo mateka, hari mu Mutara w'Indorwa. Ibi ni ibitare niko twagize ikibazo cyo kwagera bw'ugorobye, ariko biba ngombwa ko tubereka kugira ngo abakomeza gukurikirana gahunda za Duhindure TV mukomeze kumenya ibyiza tugenda tubategurira. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko koko habaye ibyo bintu, nk'ahantu yashinze ivi ari kurasa imyambi, aho yiciye Saruhara Nkomokomo. Ikigaragara haracyari ibimenyetso byerekana umuvu w'amaraso watembaga muri icyo gihe, ariko nahanga Ngarama yaje gutega cya gisiga, arabanza ashaka uruhu ararugira neza, yisiga amaraso ararwiyorosa, hanyuma cya gisiga kiza kije kugira ngo kije kwica uwo mupfu. Ngarama aragikubita, agikubita agahiri kirapfa. Nahanga rero bita mu bitare bya Ngarama, ni mu Mutara w'Indorwa, hawuze yitwa mu Mutara w'Indorwa, ariko ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama. Ni urutare runini cyane, abantu benshi baba baje kurusura, abaturutse hirya no hino, abarwegereye. Haba hari umusaza utuye aho hafi uba ushinzwe gusobanurira abantu amateka yaranze aha hantu, by'umwihariko muri uyu murenge wa Ngarama. Imbogamizi ziracyari nyinshi, ntabwo zitabwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge ngo habe hajya amateka, nyamara amateka yabereye muri uyu murenge arandikwa mu bitabo, abantu barayize. Imbogamizi ziracyari nyinshi cyane, kubera ko nubwo ari ahantu habumbatiye amateka, ntabwo harubakwa koko inzu ndangamurage kugira ngo abantu bajye baza bahasobanurirwa ayo mateka. Abantu bagenda uko bashatse, abahaturiye, abana, abaharagira, shaka ubwatsi bw'amatungo magufi nk'ihene baba bahari, ariko ukabona ko ari ibintu byose basaba ko bikwiye gushyirwamo ingufu, hakabaza nk'inzu ndangamurage ikajya yinjiriza amafaranga igihugu cyacu, nk'uko twagiye tubona ahantu hatandukanye hari amateka hagiye hubakwa inzu nk'izo ngizo. Rero dukomeje gukomeza gukurikirana gahunda zose za Duhindure TV kugira ngo murusheho kumenya ndetse no gusobanukirwa amateka y'ahantu hatandukanye. Ahangaha ubushize twababwiye inkuru turi mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, ubu turi mu karere ka Gatsibo. Ni urugendo rutoroshye kuhazamuka, inzira zitagaragara, ariko turigora kugira ngo tubahereze ibintu binoze kandi murusheho kumenya amateka y'igihugu cyacu. Ibimenyetso muraza kubibona, ni ukujya kuri Duhindure TV ugakanda subscribe, ugasiga na comment kugira ngo uze kubasha gutsindira n'ibihembo ubasha gusubiza neza mu nkuru tuba twamaze gutambutsa, harimo n'iyi ngiyi. Sawa, murakoze, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mukomeze gukurikirana gahunda za Duhindure TV.